ariko nyumva mubwire ntabwo ngiye nanyuzwe ndashaka komeza kumbwira biriya bintu ase sinakubwiye ko u Rwanda ari ruto nyine story zawe hari utuntu dukenze muto gusa si byose ariko hari ibyo nzi nyine mbwira ubizi gute wabimenye he ibyo nabikubwira nawe ari uko hari ibindi banje kumbwira nkeneye kumenya ukuntu wifata ukazinuka abagabo bose kandi mbona ukiri muto kuko nanubu ntabwo niyumvisha umwana w'imyaka 20 n'ukuntu yifata akazinuka abagabo ku rwego wewe ubivugaho. Okay. Basi tubyihore. No, come on. Reka tureke kubyihora no kubivugaho no umuti. Alma, ntabwo nshaka kuzajya wumva ko abagabo bose ari kimwe. Okay, hari abo babe mwahuye kandi hari n'abandi beza. Shabyihore byo mubwira ndabizi neza. Uzajya witonda gufata imyanzuro nk'iyi kuko ishobora kugira ingaruka mbi mu buzima bwawe. Ufite ejo hazaza hashobora kuba heza bitewe na plan wawe cyangwa intego zawe ufite. Ndabyemera rwose ibyo ngibyo. Ariko muri plan mfite zose nta mugabo urimo. Ibitekerezo ni ingenzi mu buzima bwawe. Just tell me. Asonde mbwira. Nibi ngibi byonyine nziho cyangwa hari n'ibindi. Nibi ngibi gusa muri na mbere yuko ngwa akazi nari mbizi. What? Nyine urumva ko nagize igihe kinini cyo kukwigaho bihagije. Wenda iby'amateka yawe yose ntabwo mbizi. Uzabimbwira igihe cyabyo nikigera nta kibazo. Cyakoze mbashije kumirwa. Iyo nza kumenya ko ibyo bintu byose ubizi nta nubwo mba naremye gukorana nawe. Kubera iki? Nyine nifuzaga kujya nta muntu n'umwe nzi, ntabwo nyine nigeze ntekereza ko i Kigali hari umuntu nzi gutyo. Wa mugani wawe igihugu ni gitoya. Ni gito cyane kuruta uko ubitekereza. Rero Max. Nakubeshye njye ntabwo ndi ready. Sinzi gahunda ufite, ndumva nyine umaze n'igihe kinini nyine nzi, ufite ibintu nziho. So, stop losing your time. Alma, wampaye umwanya muto mu mutima wawe. Henda gusezeranya kuzabona ko ntandukanye n'abandi bose mwahuye mbere. Ibintu by'abasore rero byose ni same story. Bitangira kimwe bikarangira kimwe. Alma, please. Bitangira kubwira ngo ngende ndandukanye n'abandi. Bikarangira bakubwira ati burya ngenda kwibeshya. Ese wampaye akanyu kangerageza. Erega wasanga nanjye wari utegereje. Max. Reka nyine ibi bintu tubyihorera. Tufokasinge ku kazi ibindi tubireke. Sibyo? Gira gahunda ba. Vamos. Meze bite? Meze bite se? Uturame.
Vipi? Meze bite? Man, njyewe hari izindi story nshaka kukubaza. ALMA yambwiye ko hari ibindi bihe bibi yaciyemo byinshi ngo njye nazi. Bimeze bite? Ntabwo mbizi. We hari izindi stories ufite njye naba nazi? Gusa bambe bakimara kumutera inda. Numvise ko ku ishuri yahise avayo aritahira nyuma ngo bahindura n'ikigo. Niba ariho wenda yaba yarahuriye n'ibindi bibazo. Nyine ibyo byose birashoboka, byanashoboka ko wenda n'ibyo bibazo yaba yarabigize mu rugo cyangwa wenda yaranabikashije ku kindi kigo, ariko nyine birahari tu. Gusa mwana ibyo aribyo byose yahura nabyo nta mutipe yaramuhemukira. Umutipe wamuteye inda ibyo yahura nabyo ibyo aribyo byose niyo waba warabimuteye. Nyine bambwire mani Gabe, ya mwana afite ibibazo byinshi, nyine abashaka nko kuvuga ariko ntavuge nyine tu. Hanjye tuganira wumva agashaka nko kumbwira ibyo bintu byose byamubaye ariko agahita abastaka ntiyongere gukomeza. Nyine aranyihora ntiyagira n'ikindi kintu ambwira. Gusa arababaye mwana. Hari undi mujamanzi ushaka kuba ufite amakuru yarenze. Baziko mushaka mukobarize ubundi yaba yarahuye nabyo nyine. Mukobarize amakuru ye yuzuye. Okay, reba. Njye ndashaka gukomeza kumenya kuko buri munsi ndatungura. Mba nzi ngo ndamuzi bihagije, ejo nkumva ibindi bintu bitandukanye. Reka tujyeze turebe niba hari ahandi hantu twakura amakuru. Reka tugende turebe abantu twicara tube dufata akantu tubiganireho neza turebe solution twafata. Okay, twerekeze cyangwa urike. Wowe reka mukurikire. Hako nizeye kutababaye. Nyine Iva, mbona uri umuhungu wakuze neza, nta bibazo byinshi wahuye nabyo. Nyine ntukiteze abanyabibazo nkatwe. Kandi ubyumve kuba ndi kukubwira gutya no kuguprotectinga kurenzaho ibindi dutekereza. Uri umuhungu nkunda rwose kandi nubaha, ariko nukuri bikomeza guta umwanya wawe. Okay? Alma, it's okay. Nabyemeye. Gusa uri inshuti nziza kandi nakwifuza ko tuguma kubana nk'inshuti zisanzwe. Naho ibindi nzashakira ahandi. Thank you for understanding. Anyway, ndaza kuvugisha ngeze mu rugo. Murakoze cyane, ijoro ryiza. Ijoro ryiza. Max, uko nibagiwe kubwira. Man, usubira akazi kuruta uko ubitekereza. Man, siko naje kumenya andi makuru kuri ALMA. ALMA burya ngo yaje kubyara undi mwana. Ngo? ALMA ngo yaje kubyara undi mwana. Gabi ndeba hano. ALMA yaje kubyara undi mwana wa kabiri. Cyakora ibyo byaba birenze. Ari umwana wa mbere sava wabyumva ko ashobora kuba ari accident yahuye nayo. Ariko wa kabiri ibyo ni uburaya man. Umwana wa mbere ku mugabo utari uwe, umwana wa kabiri ku mugabo utari uwe. Nese ubwo twabyita ngo iki? Max, bitangira kumjudginga hakiri kare.
uriya mwana yahuye n'ibibazo akiri umwana. Uriya mwana bamuteye inda akiri umwana, bisa nko kumushuka. Ibyo ndabyumva. Umugabo aramuhemukira, yishakira undi mugore. Nyuma yaho rero amaze gusoza amashuri ye, asa nkaho amaze kumenyera, yarasubiye mu buzima busanzwe. Abakundanye n'undi musore. Umusore nawe yaramukinaga, yifitiye undi mugore. Nawe aza kubimenya yaramuteye inda. Tipe narongera aragenda. Yari afite undi mugore, yari afite umugore we basanzwe babana. Man, that is a sad story, guys. Ese mama, niyo mpamvu uriya mwana nyine ibintu by'abasore byose yazinuswa adashaka no kubyumva. Bamukoze ibintu byo gushaka umugabo akumva ntabwo bibaho. Ariko birumvikana. Birumvikana kabisa. Gusa Gabi biragoye kabisa sinakubeshya. Njye ndumva nanjye no gucika intege sinzi uko nakubwiye. Niko bimeze biragoye naye nkibyumva numvisha ari ibintu bikomeye. Mwana. Anyway, jewe cyanjye byaro kuguha amakuru. Amakuru mubwira uko bimeze ibindi umwanzuro n'uwawe. Nyine biragoye tu sinzi. Akana ko kakangayitse. Bonjour. So, weekend meze gute se? Ni bo. Amazi yo kunywa. Bwakira ubundi umbwira ikintu ugiye kumbwira kitari gutegereza ejo. Siko nishe gahunda zose nari mfite. Bwakira umbwira. Nukuri ntako nagize. Ariko n'umwana mwiza nubwo yankuriye inzira ku murima. Ambwira ko hari ibyo nshobora kuba namumenyeho simbyihanganye. Yeah. Ariko se ubundi yanyuze mu buzima bubi cyane ko numva avugira mu migani. Anyway, Sandra, nyine merci. Reka tuze kuvugana nimugoroba niba uri buze kubona umwanya tubiganireho birambuye. Naho for me I will keep her as a friend, not yours. Yeah. Okay. Sawa nacyo turaza kongera ugira ubukwe bwiza. Alma. Nabitekerejeho numva ngiye gukora ibyo wansabye. Ntabwo nshaka gukomeza kukugora nyine. Sofa ibintu biragenda neza. Nyine reka dukomeze dukorane. Ibindi tube tubiretse.
Thank you so much, Max. Ntushaka kumva ukuntu ibintu mbikunze. Uzi ko nari maze kugira ubwoba ko ushaka kuzadushwanisha no mu kazi. Kudushwanisha mu kazi ko nyine ntabwo ariko njye nabitekerezaga. Erega turi abantu bakuru. Nyuma y'ibindi byose twe turi bakuru. Ni ubwa mbere wumvishe se umuntu umusore uterese umukobwa bakorana umukobwa akamwanga. Oya bivuga gutyo nawe. Yego ibyo ngibyo biba bitandukanye cyane. Ngaho nawe bazi boss araguterese urangije uramwanze. Ndumva nta kidasanzwe kirimo. Ni ibintu bisanzwe erega bibaho. Ako nk'ubwo babigira ibiki? Gutumbwira ko umukobwa utaragera imyaka 25 ubuzima bw'abayumva bwararangiye mbese yarabushizeho akadomo. Uzi n'ikindi n'ababyeyi 3 cyangwa 4 bararongorwa na nkaswe wowe. Sandra rega twe n'utugambo bayivugisha. Uracyari umwana nta kintu uzi. Ya ndi umwana ndabyemera. Ariko urabizi ko ngukunda. Kandi iteka nkwifuriza icyiza kuri wowe. Ariko ubuzima bwawe ugomba kubuhereza last chance. Reba nkayiva wamukatiye. Cyane rwose. Ugomba kubitekerezaho neza. Reba nka boss wawe. Yarazi ubuzima bwawe, azi ko wabyaye, azi buri kimwe cyawe, ako still yaragishaka kugutereta. Kandi abona ngiyeho ukiri n'agasugisha yanze akanyiterana ngaje kukureba. None uranyije. Mbese nyine sijye nka mama watubyaye. Shama nije ngibyo byihorera. Aho ikigomba kumenya ibyahise byarahise. Reba imbere yawe. Imbere yawe. Sibyo. Ntacyo nkujeje. Ndakumva mwana bwana. Ndakumva ariko ntekereza wamuha umwanya ushobora gusanga atari no kwitwara nabi. Ahubwo ugasanga niko akunda ubuzima to utagendekera neza umuntu. Agaberega nanjye ndakumva. Reba biriya ejo wambwiye urebe ibyo wambwiye uyu munsi ariko ndacyumva hari ikintu kikinkurura kuri uriya mukobwa. Man, imico yiwe ni umugore nifuza mu buzima bwanjye. Niwe mugore w'inzozi zanjye. Ako kantu rero gakomeza kanca intege buri munsi. Man, iyo bigeze kuri dosiye y'umugore genda yubaha byatari. Gusa nyine man, niba wumva umutima ukimushaka to umva guhatiriza ko kugitera. Bro, numva wamuha umwanya ukabanza ukamwumva. Ushobora gusanga wongeye ugasubiramo neza. Okay, biragoye ariko sinzi nyine ta. Byanakunda nabyo ntawamenya. Gabe, kangende mane, kangende ndohoke ubwo nawe turi kumwe. Yego bro. Birebeho neza kabisa. Sawa. Thanks kandi bro. Sawa. Alma ngenda kumwe. Kandi n'undore wese wumvisha ibyakubayeho. Nyine byamukora ku mutima. Man, that is a story. You have to be strong, okay? Nyine Max, birambabaza cyane pe. Birambabaza rimwe nkibaza impamvu Imana yongeye yemeye ko bibaho. Sometimes sinagitubera Alma. Nyine nawe ukicara ukibaza ese ninjye watutse Imana kuki ari njye uri guca muri bino bintu gusa. Ariko nyine ugomba kwihangana kandi ukabicamo. Buri kintu cyose kigira iherezo. Nyine ntabwo byoroshye ariko ugomba kubicamo. Ya, nyine nta kintu ugomba gukora kitari gukomera. Okay, ndashaka ukuntu ujya kuruhuka, sibyo? Akoze kandi. Thank you, my sister. Cyakora niba nkubwiza ukuri sisi, njye ibintu urimo kumbwira
ntabwo kubyumva pe rwose umva mubwire Ivan ntugomba kumushira ku ruhande nimba wemeye kwihereza amahirwe ya nyuma yabahe bose ubashire ku munzani umwe ku rwego rumwe ubundi umunyamahirwe nkata nivugira ngo good luck ariko Sandra wacu nutumva ngiye abahungu turi mu kigero kimwe mba numva rwose wapi ibitekerezo byabo mba numva bikiri hasi byataye rega buriya Ivan n'umwana yego na Max ntabwo ari mukuru cyane ariko Max wenyine umuntu aba yumva afite ukuntu ari macu ntabyo mushaka yigora nuko Max ari boss wa right ntabwo ari ibyo ngibyo Max sometimes aranshalenjinga ariko nkumva pe aranyemeje rega kandi buriya ni na byiza guheza amahirwe umuntu wumva ukumva wumva ibibazo byawe nese narenza iki namahitamo yawe noneho ikindi kintu ngiye ntabwo kubwira umuntu ibintu biri personal uje tugashwana akagenda abibwira n'abandi bose ugasanga noneho umuntu utarubizi arabimenya shaka uransetsa nese kamubaze ni ngombwa ko ibintu byose ubimubwira wowe jya umubwira ibijyanye na step runaka mugezeho uri kunyumva ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose uhita uza ukabitura aho ngaho for the first time rega Max afite ukuntu anzimo afite ukuntu nyine yagiye amperereza aho njye nanabizi azi past yanjye uri kumva so nyine mba numva njye namuhereza amahirwe nkareba nyine ko bizakunda uretse ko ariko burangiyewe nta n'umuntu nzongera korohera kuko hagize umuhungu yongera kumubaza none akiyahura nakiyahura pe Max hari ikintu nshaka kubwira okay teza amatwi nyine nemeje ko amahirwe ya nyuma mu buzima bwanjye ntabwo nshaka gukomeza gutekereza kuri negative side nizeye ko bizagenda neza I hope so. Okay. Rero urabona wowe ubonye umwanya wo kuntekerezaho cyane no kunyigaho bihagije ndashaka no nyumereza igihe nkareba ko bizakunda mu by'ukuri njye n'iryo jambo nari ntegereje nta kindi and thank you so good luck to me ndizera ko bizagenda neza nk'uko ubishaka Max nyine hari ikintu ukeneye kumenya ejo utazanakimbana nawe tukagira ngo ni ukwiyemera igiki Max I consider myself as someone who has nothing to lose ibintu nkeneye mu muhungu tuzongera gukundana ni byinshi cyane ushobora gukora nk'ikintu ugatekereza ko wenda ari ukwiyemera cyangwa narengereye urugero nk'igiki urabona ibintu byose nshaka kuzakora bizaba guprotecting umutima wanjye kubera yuko nyine narababaye bishoboka narababaye cyane ntabwo nifuza ko nawe wongeramo ibyawe ntabwo ntekereza ko bizarinda bigera aho ngaho hantu nase Max are you sure ko n'ubu ngubu nyine nduta abandi bakobwa bose mwahuye mbere ku buryo ugiye kumeza evidence igaragaza ko nkunda koko yeah I'm very sure okay rero Max ndashaka guheza kondisiyo eshanu cya mbere ntabwo nzi ukuntu uzabigenza ariko nyine ndabyiteguye tugomba gutandukanya akazi n'urukundo biragoye ariko uzabitekerezeho icya kabiri tugomba kujya tubonana inshuro nyinshi zishoboka ikindi ntabwo nzakubwira ngo nanga bino nkunda bino wambwiye ko wanyizeho bihagije ubwo nizere ko iby'ingenzi ubizi
ikindi ndashaka kumenya iwawe cyanyuma nyine nzarinjira mu buzima bwawe sometimes nkubaza ibibazo biri personal niwo uzajya uhitamo ibyo umbwira ubwo nanjye mfata icyemezo nyine nk'umuntu mukuru. nuko numva nyine bimeze nk'ikizami cyo kwinjira mu rugaga rw'abavoka muri Amerika, but it's okay, I accept, you just have to try me. Nyine ujya umbabarira pe, hari ibintu umuntu aba yaranyuzemo bikamukomeretsa ku buryo kongera kwizera umuntu bigoye, ariko numva bikugoye nawe nta kibazo twabyihorera. No, it's okay, nta kibazo nuko numva bidasanzwe ariko it's cool. Okay, kamubaze none icyanyuma. Okay. Ko wambwiye ko maze igihe kinini unyigaho, nyine hagize nk'umuntu ukubaza umukobwa uri kudetinga ameze gute, wamusobanurira gute, wambwira ko ndi muntu ki? As in nko kudescribing, Yeah. Alright.